uranshayininga ese ntabwo mubeshya urarenze aha ndarenze ariko reka nkubwire ibintu tuba turimo mfite ubwoba ntabwo nkeneye kumbera umwanya kubera papa forever nta bintu byakugenda gake erega nta n'ikibazo pe nanjye ndagukunda ako si uriya mugabo mugabo ni ukumukubira mu ntonga agahita arangira ndakwereka uburyo dukora umuti tukica umuntu tuzamusuza duhita twigira shootazi inshuti yawe mwana ibyibereye nese kuba mbona afite amakirikiri ubwo tubikoze napfe adapfa ndakwereka akahita tuvumbura ahubwo birahita birangira fast ni ukuri se ntabwo nyiyumvamo mwana urabizi ko gukunda pe ndetse cyane ntabwo ari cyane nkanjye rero n'umutima warashishe ariko ndabyemeye tubikora rwose nugira ikibazo turabikora neza ko n'ubundi ndagukeneye kabisa ko nizere ko uzahita uvana hano nzagukura hano twigire shootazi hafi aho ku mazi ntuzihita unamwibagirwa genda gukubita akantu muhereza arahita birangira vuba vuba uhita twikomereza dutwika tugenda be tuza bebi uzamukamwe ntugire ikibazo ahubwo wakira muri kano kantu ntazihita ugakubitamo birahita bihura ni vuba vuba ni fast tubikore ni fast ntugire ikibazo kabisa isi we baby ni karibu nambaye neza none baby Okay. Wateze gutaza. Ndi mu kazi kenshi. Ako nyine niyo mpamvu natinze. Abandi bose bagiye njya rusigaye mu kazi mu office. Okay. Yego. Tuna gushonje. Oya ahubwo mfite inyota. Amazi. Konje. Akonje soko nayo. Umuriro wari wagiye. Ari imereza hari. Okay. Ako ndabona bari kuguhamagara. Mwe bureke nta kibazo ndaje mbitare. Hello? Yes, Afande. Yes, sir. Bishoboka bite se? Yes, sir. Yes, Afande. Sawa. Baby, karibu. Nabonye kuguha amasaka kandi gusa bari abo bagiye batundukana tuzi none rwaba bashaka kuruhuka. Ega ntabwo umuntu aba ari uw'igihugu kamera ntabwo
urakoze cyane ko wampaye amazi y'igice se niyo yari arimo sinakubona amazi dufite nta kibazo so kambanze hari akantu afande yarambwiye mbanze mwohereze mbanze unywa amazi kandi ubwenge ufite inyota ndazi gatoya kanzi gatoya ndaje nari ahubwo wagiye yindebere mu cyumba ndebe unzaniremo inuza hari inuza iri kuze kubona kuri tiruwari yo hejuru y'inzanire nyaruka akaboro uri buze kubona hejuru ya tiruwari itukanzanira yego sinazi nakagira n'urupapuro himbira urupapuro akantu uri bubone urupapuro namenya ari agake akantu uri bubone hejuru sashari nawe rwose ngaho nyaruka okay sawa merci Pusi reka umugore wawe yakuroze amazi njye nabyiboneye neza 100%. Umugore wawe yakuroze ahubwo n'ikindi reka mubwira boss nureba neza wowe ntabwo uraye kabiri hari n'ikigabo gikunda kuza hano n'umugore wawe reka nigende aya mazi araroze boss ntunywe aya mazi reka nigende Yes sir. Oh, okay. Nta kibazo kare. Sibonye atamazi utashaka. Kumbura kandi nk'umwana. Aho gutsanyi. Chaka amazi inyota yanyishe naguhaye so ushaka no kunywa. Ndumva mfite n'ubunebwe. Ni nkwere mureke. Nonese nsekere iki? Tubanze tunywa amazi tuganire. Amazi barayiririrwa ngenda shonje mbwe ikintu duteka. Utambwira gute? Ni byiza. Akomeze neza. Umeze neza? Ni byiza. Ndumva ndatangiye kurya. Ese bigenze gute? Iki se
iki ihangane usa n'aho gakeya nawe uretse wakwihanganye baby wowe wajutse noneho napfuye ihangane ntacyo uraba nko ku mazi nawe wajutse wari wangambaniye wakwihanganye ku mazi kibaye ikize akira nk'uwo dukeye sibyo umva akira nk'uwo makeya amazi ntabwo muganga wagiye gakeya uri kubabara munda amazi n'injyo yanyweye ihangane nasi ndakujyana mu biryo burakira ihangane ari gukurya cyane ndakujyana mu biryo baguha amata urakira wowe turashaka kuba upfa kandi turashaka ko upfa usa n'umugaramye ihangane nta kibazo urapfuye se yewe wese upfa kandi n'uwo wese w'umwuka kandi ndabigendane